ariko Saro uziko kuva isi yabaho niwe muntu wa mbere usezerane muri Kiliziya Gatolika. Reka mpite nzana Daniel yitonde cyane none n'ubwa mbere ngiye kuzana Salongo kugira ngo akore nk'impuguke muri ibi bintu. Jyewe oya twaganiriye buretse gato ndabyibuka ya prank ibintu bimeze nk'ibyo kubeshya nibi bishobora kuba ari ukubeshya ariko sibyo nanatindagaho. Wenda Daniel namubwiye Daniel iyo nzoka wayibonye, iyo ngona yumishije wayibonye? Nayibonye. ahubwo mugabo bamufate bamufunge. Nge namubwiye ni inkuru ari nkanjye inkuru burya biterwa n'umunyamakuru ashobora gufata hangire zitandukanye. Sinashingira ku kuvuga ngo yazanye ibintu, nashingira ku muntu ugendana ahubwo ibikoko. Oya hari ikintu atazi uwo mugabo. By the way amenye yuko kugeza no munsi abashinzwe kurengera ibidukikije bagomba oya ntago bashatse nibo murebe mbaze iyo nzoka yivanye no kurengera ituze rya rubanda no kugenda n'inzoka muri rubanda n'ibikoko. Ibyo nabyo nakavuyo ni nakajagari no kwimika umuco mubi ahubwo no mucuruzi niba mujayike mukuri kw'Imana kuko ibyo bintu hari ibintu byadutse. Ngutiya yaradutse hamagaranya kwigendera Celestin abeshya ngo ibitoki byo ngo babifatwa. Ngutiya arakugende hamaganya kwigendera Celestin ntawe wirusha amaboko. Urumva aragiye ati hano harya ni mu Gatsata ni hiryo ngiyo za hano hirya ya Cyonga ngira ngo sizaga mu byo hafa. Ngutiya ati nafashe igisambo ngo cyumiye ku rutoki rwanyu cyumiye ku gitoki. Urumva umunyanajyaho ari inegekaza Ngutiya akajya amukubita utwatsi arya amukubita utwatsi muzehe Ngutiya hakosha man muri no minsi hari ibintu bimwe ubona bigoye. Rero ngiye cyo mvuga ni kimwe mu mbabarire kubeshya n'icyaha ibi bintu simbyemera. Uriya muntu gamwereke n'ikintu cyatuma ntabyemera ko 99% ari umunyamitwe ahubwo nibabanze bamufate bamubazana kuri ibyo bisimba yirwa bibuze ituze abigenda. Inzoka ntabwo igenda mu gikapu yibera mu bihuru. Umva none ikintu kinyereka ko abeshya ngo yarimo kuvuga ati mumuze n'abantu bo kuri YouTube dukorera amafaranga ngo iki ariko bazana Daniel nibi minota bitwemerera ariko mwoga byarabo ntabwo ni ari nge kuko amahitamo y'umuntu n'ubwa mbere dufite ikintu imitekerereze imwe ku kintu kimwe. Nge numvise icyo kintu ndavuga nti mukuri kw'Imana uyu muntu niba polisi yamucitse yacitse polisi yafata umucuruzi wamuzanye akabereka ahantu n'uwo w'i Kigali nawe kuko ibi ngibi ni uguteza yegereyegere muri rubanda kwangiza ibidukikije kubuza ituze inyamaswa n'ibindi byose no kubuza ituze rubanda. Yes babona kufite noneho ahindukire n'icyo cyoka cye yicara no mu kabari ari kumwe nacyo hanywa akantu afite iki kisimba. Nta mugabo uzi mu bice by'ibyumba wagendanaga inkende ayiziritseho ariko menya yarapfuye yayigendaga ifite ku rutugu ariko yargiriya izantango ayikoreze arega mwoga byarabo muntu yahemutse rwose. Oya rwose Daniel aho ngaho reka ngo hamagare simbizi ariko nge numiwe kane hamagarire Daniel bamuzane rwose Daniel ariko nari ikintu niteguye kuzataha ubukwe bwa Daniel. Uri vuba se enda za padiri Daniel aramutse mwana wa mama ngo uzaba padiri. Niba ari ikintu niteguye n'ugutaha ubukwe bwawe dore n'ikawa imenetseho kubera wowe. Karibu mu bukwe cyangwa mu gipadiri. Daniel urabona banyemera ubona banyemera Daniel n'umudivaniste biri kwisubiramo. Uri umudivaniste numva biri kwisubiramo. Wambaye kuteri se? Oya okay nano birimo birisubiramo birahagaze. Okay sawa rero Daniel hanyuma ibintu byabaye aho ngaho nibiki kandi Daniel nawe utangiye usigazana inkuru zimeze nk'iza YouTube. Ubwo se uwo muntu ngiye sindi gutinye kumwita umutekamitwe ibintu byo urabye. Yewe rero nahageze abantu bambwira ngo umuntu ngo yaje ngagaruza ngo ibintu ngo byari byibwe na raporo y'umudugudu. Nimwe niho ikibazo kiri nyine kinakomeye. Mbona na raporo y'umudugudu ivuga ko umusore witwa Faustin ucuruza insimburangingo z'ibinyabiziga yaramaze iminsi uretse gatoya insimburangingo z'ibinyabiziga
pièce de rechange yaramaze uraza niko zitwa none se yazita niko zitwa nta kinyabiziga kigira ingingo ingingo da yaramaze uvuga uti ibyuma bisimbura ibindi mu binyabiziga yego yaramaze iminsi atanze ikibazo avuga ko abantu atazi bamwibye umudugudu wanavuga yuko ngo yagiye no ku rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB ariko baje gutungurwa n'uko ejo aje azanye n'umuntu avuga ko ari umupfumu hanyuma avuga ko uwo muntu yagaruye ibyo bikoresho bakanabihatanga njyewe rero nkihagera ikintu cya mbere nashakaga kumenya ngo abo babyibye bari ese mwabazanye uwo mupfumu wari ufite ikiyoka gipima hafi metero 2 afite n'ikintu kimeze nk'akana k'ingona kumishije ariko abo bantu barihe umupfumu njyewe kubera nageze inkerero gato nasanze agiye mbazanye ibintu ndamubwira nti ikintu cyabaye hano ni iki arambwira ngo bangarura ibikoresho byari bifite agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 4 mwishyura 650 tujya kunyereka uwo mupfumu nagiye musanga ahantu mu kabari ateze moto ndagenda musanga hano mu kabari arimo aranywa icupa hanyuma umupfumu rero igikapu bahetse igikapu abajura abantu biba umunsi umwe bazahura n'ingorane umwe ushobora kwiba umuntu igikapu uri umujura yakuyemo inzoka mu kabari mu gikapu yarahetse nzima aho namusanze mu kabari igikapu yakuyemo inzoka ndende cyane ubwo ntiwirutse oya ahubwo yifotoreje agaserifi ntabwo nirutse none se yari kwambara filime ndabana inzoka nicira bizahita bijya mu maso direct yaba ari incira ko iby'inzoka ntabisobanukiwe yakwigaragambya bagushyira mu filime nibwo bwirinzi bwa hafi nari mfite ariko igihari nawe yambwiye ati ninjye wabigaruje ndamubwira ntise abo bajura barihe mwe murimo muratubwira ngo abantu bibye ngo bagaruza ibikoresho ngo ntimubazi amazina nimuyazi aho isura nimuyazi munyereke abo bantu niba koko mufite imbaraga koko zigaragaza abajura muberekane mubashyikiriza inzego z'umutekano hato bataziba n'abandi avuga ko ngo imiti ngafite ngo ntabwo ngo ishobora ngo kuzana abo bajura ngo bajye kumugaragaro. Daniel tugiye gutubwira badutumye ariko nasaba ko abo bantu babafunga reka mite nzana Daniel yitonde cyane none n'ubwa mbere ngiye kuzana Salongo kugira ngo akore nk'impuguke muri ibi bintu anagire n'inama abantu by the way kugeza umutima wanjye uranyumvisha yuko by'uyu muntu ari imitwe muzana sinamu ubutumwa bwa Rwanda Revenue bumuhe ariko mbwiye ko niba ufite ikibazo kigendanye n'imisorero kitarakemuka hari ibitari bugucike kabisa uragana ishami rya Rwanda Revenue Authority rikwegereye mu karere kawe aho abayobozi bakuru muri Rwanda Revenue bazajya bagukemurira ibibazo bikikubangamiye hanyuma rero wubahirize ibijyanye n'inshingano zawe zo gusora neza. Iki gikorwa giteganijwe kuva kuwa 4 no kuwa 5 tariki 21 na 22 z'uku kwezi kwa gatatu ubwo nukwera ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi kikazabera ku biro bya Rwanda Revenue Authority muri buri karere mu mujyi wa Kigali abasora bazakirirwa ku biro bya Rwanda Revenue Authority biri muri MIC ku Gisimenti hafi ya Sherando ndetse no ku biro biherereye ku Gisozi hanyuma rero iki gikorwa kizajya gitangira ku saa 3 za mu gitondo kigeze ku saa 9 z'igicamunsi hanyuma dusore neza twubake u Rwanda twifuza uko niko kuri kabisa uko utanga umusoro menye yuko ubushyize itafari ku gihugu cyawe niko bimeze ibyo nibyo rero bwana Daniel yego Daniel isa nk'umugabanya aho ngaho wamuzamuye cyane nawe urakabye Daniel ntabwo azamutse ati yego uzamutse ute ati njye Daniel ubwo rero yego aho twarangirije nyemerera mu kanya nshyire nk'umuntu witwa Salongo nk'impuguke muri ibi bintu ubanza umubwirizo histoire zose z'uwo muntu noneho kugira ngo agire inama abantu kugira ngo atubwire niba ari ukuri cyangwa ari pirate mumuzane atubwire niba bira bintu biba ari ukuri. Salongo arya no mupfumu burya sinzi ko ndi bumwite nge namwise impuguke turabimubaza namwise impuguke wasi uri umupfumu ntabwo ari umupfumu
njye nakubwiye ko namwise impuguke ibindi ntubimbaze impuguke muri ibyo bintu uri mu bice ariko navuga ko ari impuguke ampaye ashyizemo akantu ambasaro ngabera kaga reka tubyihorere Wilson rwose arankwebye ntabwo ashoboye kuboneka ntabwo n'ibitenge ikoresheje se oya mpindi reka nongere muzane mpindi akirayandikiremo kamanze oya akirandika yandikemo hano iki gikoresho se ko ari cyacu kiramo ahubwo arampamagaye ambwira ati we wamburiye aha Salongo reka reka ze mpamagare uyu munsi wa none ubundi azajya dufasha no gufata abo bantu birirwa bateka imitwe ku bandi ni mumuzana dusobanurire urabanza umubwire situwasiyo ubwira ukuntu wahuye n'umuntu afite akantu kameze nk'akana k'ingonda kumishije kanishe cyane ngewe ariko uriya muntu azi ko yikururira ibyago kwangiza yewe hajya buriya ni RDB bavugana wacece kuraza kureba uriya muntu nyamara kanda akanyenyeri kiyohereza iyi njyana mwami wanjye ariko urumva Salongo habera akaga urimo urumva ariko ungirira neza Salongo waramutse ariko se akaririmbo abantu bakwitabira abantu witabira urakazi akaririmbo urakazi kavuze ngo iki umwami wanjye ngo ndaje wese ubwo kusawa harya uri umudivantiste uri iki ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi reka oya urakumbuza kuba we kandi uri umupfumu zamuraho gakeya ahubwo gabanya volume radio yawe cyangwa uyitaze kuko Salongo rero ahantu uri rero uri he uri mu kazi Salongo imizimira muniza allo twe ntago tukumva neza pe ideplase uve mu nzu uva mu nzu kamve mu nzu ndi hanze jya hanze ariko witaze radio pe ese urimo uratwumvira muri ekuteri nazivanyemo okay vanamo ekuteri ndetse nawe nazicomore rwose n'uyu mugenzi wacu wundi muranyumva none umva yego Daniel nawe comora ekuteri Daniel uri muri ekuteri oya ntazo negereye okay sawa no turabumva umva rurangirwa Wilson waramutse waramutseho ese uyu munsi rurangirwa Wilson na Salongo bahuriye Salongo ni umuntu wabyaye impanga nawe wemerewe kubyitwa ugize amahirwe yo kuzibyara nta kibazo nta kindi rurangirwa rero n'izina rya data yanjye na Wilson bari kubatiza bararimbatiza bankerera izina ry'abazungu ntasikemo akabazo k'amatsiko uri umupfumu uriya yewe ndi umuvuzi gakondo ariko nkaba n'umupfumu burya ni umupfumu rakareba yihishwe uriwe muri make uri umupfumu oya uri umupfumurabihe yego ubwo uri umupfumurabihe ndiwe rwose umupfumu ni umupfumurabihe ariko noneho iyo muvuze araho mwavugare murandakazana n'abamagaye twakura akazi ngo mwebwe ubwanyu umuntu bakase igitsina ubwo bagiye kuyikoresha mihango ya gipfumu mujye muvuga iy'abakonikoni muvuga iy'abarozi kuko twebwe turwanya abarozi iyo mushyizemo gutyo mu bapfumu muba mushyizemo n'abandi bose badakora ibyo bintu bya kipagani none se we ntabwo waroga oya warogora yewe nshinzwe kuvura abantu no kubarogora abarozi nawe bakonikoni okay buretse gato twakubabaje kuko twavuze ngo imihango ya gipfumu ya gipfumu ntabwo ari ya gipfumu ni nk'uko bavanga imihango ya gipasiteri kandi harimo pasiteri cyangwa abashumba n'abapadiri bakora ibyiza none se iyi nkuru wayumvise yo mu ruhango y'umuhanga y'umuntu wazanye inzoka umunyamakuru wacu yayibonye avuga ngo yagarura imitungo y'abantu yari yibwe ngo ibikoresho ngo bisimbura ibindi ku modoka ngo yarabigaruye ariko mubonana inzoka nzima
n'icyana cy'ingona gipfuye cyumishije ibi nawe urabyemera? nabyumviseho igice ariko uwo muntu niba yakoze ibyo bintu none se inzoka yagera igafata umuntu ikamwikoreza ibintu. Uri kumwe na Daniel nagusobanurira uko byagenze. Niko Daniel umupfumurabihe Salongo. Yes. Muraho. Icyo kigabo ahubwo wakima nkagikubita inkoni. Muraho. Yego ubu rero ngiye kukubaza ibibazo hano ariko reka mbanze ngire ibyo nkubwira. Twebwe dukunda guhura n'abantu bavuga ko bagaruje ibintu byibwe. Ndaguha urugero rwo mu karere ka Muhanga ejo hagati ya saa moya na saa mbiri z'igitondo hagaragaye umugabo wari ufite ikibazo avuga ngo abajura baramwibye ndetse yaragiye no mu nzego z'ubuyobozi avuga ko ibi byuma bisimbura ibindi ku modoka yacuruzaga yabuze ibifite agaciro karenga miliyoni 4. hanyuma rero akavuga yuko bishe ingufuri bakabyiba. Ariko ejo mu gitondo abaturage bamubona ari kumwe n'undi umugabo afite inzoka afite ikintu kimeze nk'icyana cy'ingona cyumishije afite n'utuntu tw'udutuma n'utundi n'utuyuyuzo n'uduki. None se avuga reka mbaburetse gato avuga ngo yagaruye ibyo bintu hari ibikoresho birunze hanze ngo abo bantu ngo baje nijoro barabiharunga hanyuma rero ikibazo cyavuka ari nacyo gituma abaturage bavuga bati aba bantu ntabwo ari ikinamico bakanakoresha indimi z'amahanga ngo ni prank bakinye hagati y'uyu mucuruzi n'uyu uvuga ko ari umupfumu. Aho ngaho ntabwo babigambanye bagamije kwamamariza uyu wiyita umupfumu. Icyabaye rero twebwe twamubwiye ngo abo bantu bari he, abo bantu bavuga ko ari abajura yavugaga ko ari na babiri babyije ati umuti wanjye ntabwo abo bantu uberekana, icy'ingenzi ni uko ibikoresho byagarutse. Ariko twebwe tukibaza ngo uretse we hari n'abandi tujya tunabona bose icyo tuba tubabaza ni ukutwereka abo bantu baba babyibye tukabwira tuti niba koko mufata abajura mukabarwanya kuki mutabazana ngo mubashyikirize inzego z'umutekano zibahane ko dufite ibyaha bihana imyitwarire mibi nk'iyo ngiyo n'akamategeko n'ibyaha by'imyitwarire mibi nk'iyo ngiyo kuki batagaragara. Rero nkawe nka Salongo umupfumurabihe ihute noneho wadufasha ukatubwira kubera iki buri gihe abantu bavuga ko bagaruje ibintu byibwe batajya bagaragaza abo bantu. Abo bantu babonye Salongo akora nabo bashaka kugira ngo batangire kwigana ibintu bidashoboka. Noneho nk'iyo gitangaje nk'iyo ngona ipfuye wafata umuntu upfuye agakurura umuzima ntabwo byashoboka. iyo nguyu yarazimye ahubwo yarayihohoteye niba yaragasanze Nyabarongo akakaniga afite imbaraga zo kuniga inyamaswa ni ikindi kibazo. Hanyuma ikindi navuga inzoka yagombye kuba ari inzoka ikora ibintu nk'ibyo ngibyo iva mu ishyamba akayitongera ikagenda ikagaruza ibintu igomba kugira kondisiyo igenderaho. Igomba kugenda ikizingira kuri abo bantu ikababuza amahoro bagaterura ibintu bakabasanga ya nzoka ibafatiye aho ngaho yabizingiyeho mu ijosi yabahambiranye kubera ko iyo nzoka ibifite imbaraga zidasanzwe. Ariko inzoka iri mu mufuka ntabwo abantu bafite aho ngaho yabarekuye bagiye iyo nta bushobozi burimo. Ahubwo bigaragara ko aho hantu uwo mucuruzi baramutumuriye inzu barangije babigambana barabigarura aravuga bati filime irarangiye ubwo wabama nkabikubita inkoni. Ariko bwose ko numva birimo utwemera iki tuvuge ko ibyo bintu ari imitwe uwo mugabo ibintu wabikoze ndavuga ku giti cy'umuntu uwo muntu wabikoze ntabwo ari byo kuko inzoka ntabwo uburyo izanamo ibintu n'uburyo yagaruramo n'ibyo nyamuna muri Tanzania n'abantu nzi babikora ntabwo ari uko bigenda. Hari kondisiyo igira niba yayitongera ikagenda kandi ntagomba kwigendana mu mufuka agomba guhamagara izo mu ishyamba ikaza ikagenda ikazana ibintu yaza zigasubiraho zikisubira aho zari ziri. Ariko warayigendana mu mufuka icyambere yayibujije amahoro yayo amahoro y'inyamaswa buri inzoka ijya mu ishyamba kandi zigira ubwoba. Noneho niba ari inzoka imenyereje ubuzima bwa kimuntu akaba yigaburira ibyo kurya yaramenyereye kwifatira imbeba amahoro ifite nayo ubwayo. Iyo ngiyo rero inzoka yamenyereye yanyuranye nawe nta kintu yakora. Ntukatubwe ko igaburira amagi n'ibihumyo none se yarangiza ikazana abajura ikabarekura. Ariko se ubundi Salongo n'ibihumyo urumva ko ari byirya usibye wenda ubutekamitwe no gushaka guhungabanya ituze rya rubanda ibi bintu
ubwabyo ntibitera isoni mwebwe abapfumurabihe nako abavuzi da kubona biteye isoni ahubwo kubona abantu bajya mu kazi nko kuvuga hari abaganga n'ubu ngubu bambara amantuza amajire bakavura abantu batabazi kuvura ugasanga muganga kanaka aravuga ngo afite lisansi yo kuvura umuntu ntayafite ibyo byose biba mu nzego zose hari abapasiteri abana bavuga uyu munsi akabyuka hanura kandi ntabyo yize abo ngabo rero nta gihe bazabura muri sosiyete niyo mpamvu no natwe mu kazi kacu abantu nk'abo ngabo bita akazi biyitirira imirimo y'abandi badashoboye bahari kamubaza Salo ko nabonye usezerana muri gaturika kandi ukaba ubaze kutubwira ko uri umudivantisite muri byose uri iki rero mwabibonye nabi nasezeranye mu badiva gaturika barambwiye bampaye kondisiyo ngo barambatiza ndabyanga wasezeraniye he kusubira mu badiva nasezeranywe n'umudiva w'umupasiteri mu kiliziya gaturika mu kiliziya ba mu rusengero mu rusengero mu diva zasezeranye ariko Saro uzi ko kuva isi yabaho niwe muntu wa mbere usezeranye muri kiliziya gaturika ugasezeranwa n'umupasiteri muri kiliziya gaturika umupasiteri n'umudivantisite mu kiliziya muri Saint Pierre hariya muri Saint Pierre muri kiliziya mwarayikodesheje se muri Saint Pierre uretse gato padiri se mwari mwabivuganye twaravuganye ariko Saro ngashaka kuba aba ngaba babaha inyamata yaramuroze neza twebwe ntabwo niba utabatijwe genda ujye gusezeranira ahandi ni ukuvuga nanze kubatizwa barambwira bati rero dore genda ujye ahangaha ngakimisagara mbona n'abayobozi ba kiliziya ba mu rusengero uzi ko bundi nta muntu wemerewe gukora imihango y'idini muri kiliziya atari umupadiri cyangwa se wabiherewe ububasha pasiteri ntibyemewe padiri waramuroze biterwa n'imyumvire ntabwo ndamuroze ahubwo abantu barankunda mwe ntabwo mutabimubizi ko buriya hari abantu benshi abapadiri barankeneye abapasiteri barankeneye ubwo se wumva bazamungira niyo mpamvu bagomba kumfasha muri serivisi nanjye nshaka bagukeneye biki Saro padiri agukeneye biki bankeneyeho ubuvuzi none se hari umupasiteri cyangwa umupadiri wivura hari ikibazo nshaka kubaza Salongo nari ndimo ndabaza nti dufite ikibazo cy'abaturage bahura bataka kwibwa hanyuma bakagana n'inzego z'umutekano nk'uko amategeko abiteganya kugira ngo abafashe gushakisha abo babyibye ariko nanone ku rundi ruhande tukagira mwebwe abavuga ko muri abapfumu ndetse n'abiyita abavuzi namwe muvuga ko mugaruza ibyibwe kandi nanone ariko ku rundi ruhande tukaba tubumva muba musenyana muvuga muti bari ibyo bakoze si ibyo hari umupfumu mugenzi wawe Salongo uretse ndangiza ikibazo gato reka nkunganire gato Daniel hari umupfumu mugenzi wa Salongo uri kuvuga ngo nta nubwo inyamaswa zemewe muri gakondo ubu zibuza umudendezo wakoreshwa izindi mbaraga zo kubigaruza ari n'umupfumu yego niba koko mureba mukamenya umuntu wibye ikintu tukatwirirwa tubona abaturage mu manza babihakana abandi babyemera ngo twibye kuki mutunganira izo nzego ngo mugende mugaragaza abo bantu koko